duheruka Helena ava mu bitaro asanga Amahoro akicaye mu rugo rwe. Niki kikihamwicaje? Inkuru y'uko Kanezero yahohotewe nayo ikomeje kuba kimomo. Bimeze bite? Kurikira umukino. Yampaye Kaneze, Karame. Uracyaryamye? Ego. Byuka Nyabu. Byuka udakererwa ishuri. Mama njyewe ntabwo nzasubira ku ishuri. Ngo ntabwo uzagira ute mwana wanjye? Ntabwo nzasubira. Kubera iki se kandi? Mama. Karame. Njyewe iyo ndi ku ishuri mbona kavutse. Oya humura. Mbona ari kuniga. Ubundi nkavuza induru. Kandi n'abana twigana bahora banseka. Mana yanjye we. Mwana wanjye se ntubizi ko kavutse bamufunze. Ku ishuri aho wiga ntabwo abahari humura. Ntabwo nshaka gusubirayo rero mama. Ndakumva mwana wanjye. Cyakavutse cyaraguhungabanyije. Ariko humura bizashira, sibyo? Yego. Ngaho rero ihangano byuke. Ujye kuzana amata kwa Marigarita muza gusigaramo. Kwa Marigarita mama? Oya we. Ubwo se nsanzeyo kavutse. Kandi nakubwiye ko kavutse bamufunze Kaneze. Ntabwo nzasubirayo na rimwe mama. Ariko mana yanjye. Nanone se bazazana uwundi mushumba. Nzajya nigumira hano. Mana yanjye we. Ubu se mwana wanjye koko kukiba ibyaga ari wowe byajeho koko. Mwana wanjye wabyutse ukajya kwiga koko. Oya mama, n'abana twigana baranseka ngo ndabeshya. Nibyo? Ngayihorere kibondo. Uhore nzajya kubihaniza ntibazongere kunsekera umwana. Ntabwo nzasubirayo mama. Ngaho rero usigarane barumuna bawe neza. Ngiye guhinga. Niko se Helena wanjye. Ndakumva. Wakomeye ku buryo ugiye guhita ujya mu kazi. Hanyuma se ntakora abana banjye barabaho bati. None se waretse nkajya gushakisha ukabanza ukaruhuka koko. Ahubwo gira ujya kwa Marigarita kuzana amata abana banjye banywa. Nkure hizo mpuwe zabihere. None se uracyarakaye koko Helena wanjye? Igihe cyose Amahoro akiri muri uru rugo ntabwo njye nawe tuzumvikana. None se Helena wanjye. Ndakura we nyifatisha akaboko kindigi. Hanze se. Ibyo navuze wabyumvise. Kandi nutazana amata abana banjye bakabwirirwa. Urabinsobanurira n'intaho. Naga ndakumva. Isaha maze handuze ko narindi gutengurwa neza ubwoba bwanyishe. Ariko se ubundi uzisha kugeza ryari Rudasi? Mbwiza ukuri. Ubu uri gupanga iki koko? Nanjye sindabimenya neza Naga. Sindabimenya pe. Uzi kuretse n'inzego z'umutekano ziri kugushakisha n'abaturage ubwo bari kuguhiga. Ugize ngo abaturage? Gaho. Hawo se mfitanye nabikiye kibazo kandi. Abantu baranyuze. Rudasingwa waba umutesi koko waba umutesi. Umva. Ejo njya kukureba imyenda none nahuye na David. Ngo nde? David. Wose ninde kandi? Umwe w'umukomisiyoneri yewe. Umwe gushakira apartment mujya kuza. Uzi ko mwibutse di. Wose we dufitanye ikiye kibazo kandi ko namwishyuye komisiyo ye yose. Yampaye ntabwo bizi se ko ari wateye indasine. Reka da. Burya se cyane rwose. Ariko mbega umukobwa nari narashegeye we. Uzi ko burya yaraciriritse? Ngo yaraciriritse nyine. Ubwo se ugiye kuvuga ko David ari umusore utindahaye mubi ku buryo sinamukunze ko aba ari uguciririka. Hari amafaranga agira se. Ariko reka mubwire ikintu nabonye. David yakunda guriya mukobwa. Wakereka ukuntu byamubabaje. Ku buryo avuga ko nagufata azakwihanira. Kuko ngo igikomere niwe wakimuteye. Cyane ko ngo ugiye gutuma umwana wavukira muri gereza. Nagenda vana iterabwoba aho sha. Ese nari niyanze. Mwifite cyanjye y'indege nishyura apartment. Ukumva umukobwa ndi gupanga kurongora twitinda yundi sha. Natuza hamwe ahubwo twemba umukobwa yaradukina. Urumva. Rudasingwa rero ndakumva. Ibintu ngiye bitangiye kuntera ubwoba. Bitese. Umunsi uzafatwa nanjye bizankoraho. Kuko guhisha umunyabyaha nabyo ubwabyo bigize icyaha. None se uragira ngo nkore iki koko Naga? Ko ari wowe inshuti mfite inaha. Wowe reka ibintu bise nibihosha gato. Hanyuma nzagenda humura. Sibyo? Oya Rudasi, gira icyo ubikoraho rwose vuba.
hato utanyubikira imbehe. Ubu koko umugore wanjye amenye ko ari ngewe uguhishe byagenda bite? Ntabwo yagutanga yewe humura, gusa natangiye kubitekerezaho. Uratekereza gukora iki rero? Do ntureba ubwanwa n'uyu musatsi se? Ndabibona. Ndi kubitereka ku buryo nzasohoka hano abantu batapfa kumenya uwo ndi we. Ese ndakira urasetsa koko. Ubwo urumva nzategereza igihe umusatsi n'ubwanwa bwawe bizapfukira isura yawe? Uzi n'ikindi, uyu munsi ku mugoroba uze kumpa igisubizo cy'icyo utekereza gukora gihamye. Naho ibyo by'umusatsi n'ubwanwa byo ndumva ari ibitabapfu, ntabwo byashoboka rwose. Amara byakora. Umva, icara ubitekereze neza, ku mugoroba uze kumbwira umupango wawe, hato utazankoraho. Uranyumva? Karame, ni byiza mama Kaneze ko mutashye Kareze. Ni ahantu nari nasize mbere yuko njya kwa muganga, niho nari nagiye guhinga rero ngo makuremo nzahaterane n'ahandi. Ese none Sabima, Karame, urugo uri kurushobora? Yewe biri kugenda nta kibazo, gusa mama Kaneze ndumva mfite ubwoba n'ukuri. Ubwoba bw'iki se kandi Abima? Kwihangana atangiye kuzajya arengana, ahubwo ubuyobozi bwampamagaye ngo nzajye gutanga ubuhamya ku myitwarire ya Kavutse. Ese nibyo? Shabima, uzagenda ubutange. Kiriya kigizi cyanabi bagikanira ugikwiye, cyanyangirije umwana, none umwana wanjye asigaye arahahamutse. Ibaze ko Kanezero atagishaka gusubira kwiga, ngo abari ku ishuri akabona cya Kavutse kiri kumuniga, kimubwira ko nabivuga kizamwica. Mana we mama Kaneze, nanjye nicyo kintera ubwoba pe. Ubu se kuko ninjya gutanga ubuhamya abantu mu muryango we bakazangirira nabi koko. Oya humura, njyewe ndi kumva nabikweba. Oya humura Abima, erega amategeko arakurengera nk'umutangabuhamya, kandi kubivuga nawe bizakugarura icyubahiro cyawe. None se wowe nticyashaka kuguhohotera? Cyarabishakaga cyo kanyagwa, nubwo kitabigezeho. Erega nubwo ibyo yashakaga bitamuhiriye, ariko ibyo yagukoreye nabyo ni ihohoterwa. Uzagenda utanga ubuhamya rwose umwana wanjye ahabwa ubutabera nawe. Ndabyumva pe, nzagerageza ariko binteye ubwoba n'ukuri. Oya humura ntacyo uzaba Abima, humura rwose. Yego. Ntubizi se ko duhora dushishikarizwa kudahishira icyaha no gutanga amakuru ku gihe mu rwego rwo gukumira icyaha? Ndabizi. Nuko rero uhumura ukuri kuzakurinda Abima, ntibigutere ubwoba rwose, sibyo? Arewe niko se Rwamwi, iyi byago biteye umuntu mwese muramuterana mukibagirwa ibihe byiza mwagiranye. Reba ariko ukuntu wari untambutseho nkaho utambonye. Ni impamo ntabwo nari nakubonye maho. None se ubundi bitura uri kujya he? Ngo ndajya he? Ubwo se tuvuge ko umunywanyi wawe Kindigita atakubwiye ra? Ambwira iki? Ni impamo Kindigita nawe uri mu bantu tudaherukana rwose pe. Nuko rero ubundi gushakisha inzu yo kuba mwe mu rugo rwa kariya kagore ngo ni Helene. We data. Ariko rero narababwiye ko imikino muri mitazabahira. Ikumbaho. Rwose nawe ntiwari ukwiye kwemera ubushukanyi bwa Kindigita ngo ujye kubiwe. Sibyo? Ariko ubundi ko twe twaratangiye kujya tuguteranyiriza ngo ubone ko wishyura inzu igihe byanze. Koko kuki wemeye ko Kindigita gushuka ngo ujye kubiwe? Ni murangiza munabeshye Helena ngo nguri mu byara. Ariko yewe data. Nimwabonye ibyago mwateje Helena? None se ubi yapfa ari kuzibabarira koko? Nge se ndiyanze Rwamwi, nyirangira inzu reka ibyo ti. Ndakurangira inzu se he kandi maho? Kwabere nari nawe. Kwabere nari hihorere. Nahavuye dushwanye ndabizi, ntabwo yayimpa ndabizi. Ngire nte noneho? Nikuse. None kuki Kindigita ataguherekeje kuyishakisha? Abagabo se kwicyo mwashakaga mu kibonye umuntu mwita mubyara nabo ngabo maye. Noneho kandi ubu niriwe ngenda ngenyine. Bunyiriho tekane yese nayizengurutse nahebye. Kandi ejo no munsi wa nyuma Helena yampaye. Ngo nkaba muviriye mu nzu cyangwa akayinturumburamo nabi. Yampaye nka data. Urabivugura bizi. None se ubu biragenda gutemaho. Umva reka mubwire. Ihangana ukomeze ushakisha. Winyihanganisha Rwamwi. Ese nkubwire ngo ntabwo iryo jambo ari ryo numva nkeneye kumva muri aka kanya. Cyakora reka ndebe icyo nagufasha. Kubera ubucuti dufitanye. Niyo wanshyira muri kakazi uko hanze wawe. Maho bisubiza aho uri kuye. Yewe ngo guki. Wowe urugo ugezemo rurasenyuka nawe urabizi. None ngo
babarira mama we babarira nuko mbwiye rwamwe nuko mvuze ko bane mijinyaho rwose ubwo ari wowe wabona utangiye kunyurira ahubwo maho mubwire rwose hari ahantu hari inzu ikiri kubakwa sibyo waba uyirimo utayishyura ibyo se ntibyagufasha muri iyi minsi hanyuma ugashaka inzu nyuma utinze icyubako rwamwe none se basirakinze mvira kandi nk'ibyo ubutangiye ni ibiki icy'ingenzi se si uko ubona aho urambika umusaya bugacya nyine umuntu yahita yiyaranja yakareba uko ayikinga byo kwiyaranje nyine gutyo ukazareba ibindi bikazaza nyuma rwamwe ubwo ko kuragira ngo bageze banaye bazansangemo banyice cyangwa bafate ku ngufu umurayewe ubwo si iyo chance urumva nta muzamu yabifite ntacyo zabaye wenda ubwo hari umuzamu napfa kujyayo da harya ngo ntabwo nzakwishyura rwamwe wowe umva nzakubwira uburyo uzajya uyishyura nyine si byose yo ko Kanezero yanze gusubira ku ishuri biragenda gute naho se mwoka byaramwe Rudasingwa aho bukera ntari bukore kuri Ntaganda naho ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi-2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaharo ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.